ese kuki abarimu bose bigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se bigisha ibinyabiziga kuki bavuga nabi cyangwa se kuki baba bavuga bakangana cyane? Karindwi isobanura ubunyereri. Jackson urimo urasakuza, ningushyira animate ndahita ngusohora mu ishuri. Njyewe ndi kwigisha online nk'ibisanzwe online class, ariko umunyeshuri ndimo ndamubwira ngo ajye ashyira animate mu gihe ari mu ishuri, kuko class n'ubundi class ya online aba ari nka physical class, nyine ni face to face. So ndashaka kubisubiza hamwe byombi, ariko tunagaragaze n'iki ngiki umunyeshuri ambaje nawe. Yambwiye ngo se kuki mugira abanyeshuri benshi kandi amawotokore amenshi usanga afite abanyeshuri bakeya? So nyine yabivuze nk'atebyamo, ntacyo, reka mbisubirize hamwe n'iki ngiki cyo nashakaga. Ikindi nshaka kubisubiriza hamwe, ndabisubiriza hamwe no kujyanira hamwe gutangamo message. Ni gute wagira abakiriya benshi muri service dutanga za driving? Wabagira gute? Birajyana hamwe mu nkurikire. Ikintu cya mbere, umwarimu kuvuga nabi cyangwa se kuvuga tontoma, tubyite nyine kuvuga nabi, tubyite gutyo nta kibazo. Turaza kubirebera hamwe byombi, turebe ikibitera. Cya mbere kiraturuka ku munyeshuri. Umunyeshuri ashobora kuba nyine yiga ariko akaba atumva vuba, ariko umwarimu nawe akaba atazi kwakira uwo munyeshuri. Cyemerutse kwiga imodokari ya C category C bundi, ariko ibana umunyeshuri umwarimu aragenda aranyifatira nka numva arimo arankanga, mbwira ati byo nakubwiye kutabyumva mbese bite. Ariko ikintu cya mbere kibitera, abarimu bakira abantu benshi babanyura mu biganza, noneho akaba yarasubiyemo bya bintu inshuro nyinshi, akumva ko najya kubiguha nyine ugasanga yakira nk'umunyeshuri mushyashya agiye kuguha iby'uwo munyeshuri wari umaze ukwezi yiga cyangwa se ibyumweru 2. Urugero, nakira umunyeshuri mushyashya aje kwiga bwa mbere, ntangira kwigisha bwa mbere natangira kubwira umunyeshuri nitwa kanaka, nkora ibi n'ibi hano na hano, nigisha neza n'ibindi. None umunyeshuri asigaye aza yangera imbere ngahita babwira ngo tufata tuntu tw'ingenzi gusa, atadufata nkamubwira nabi kandi mbere ntaramubwiraga nabi. Ni urugero, bivuze ngo biterwa no kumenyera akazi, nyine kuba ukora ibintu kenshi ukaba uzi ko abantu bose babimenye. Icyo kintu ntabwo ari cyiza, mwarimu mu kigabanya. Ikindi, kwakira amafaranga makeya kuri service ugiye guha umuntu, yakuzamukana ugatangira kuvuga nabi, ibyo byatuma umwarimu navuga nabi. Ikindi, niba ugiye kwigisha umunyeshuri mu service nziza ku buryo yajya ahandi akayishaka akayibura, sinzi n'icyo kintu cyumvise neza. Mu service nziza ku buryo nari mvuze ngo mu service nziza ku buryo niyo yajya n'ahandi azavuga ngo ariko umuntu wamaga service nuriye nziza. Sinzi n'aka kana ko mukumvise neza. Nuvuga ngo niba uzi kwigisha ibintu bimwe n'iby'abandi ntabwo uri unique. Niba udafite umwihariko rero icyo gihe urumva watakaye. Banza ugire unique mu bintu byawe. Ikindi, niba uzi ko uri umwarimu, gira innovation, udushya turutu tw'abandi. Ntuzasanga amotokore cyangwa se ikigo cyawe cyangwa se company yawe yaguka ufite ibintu byiza urusha abandi, ugira abakiriya benshi. Hari nabonye mu matokore abenshi ariko si bose, umuntu ugasanga ari kwiga amategeko y'umuhanda ngo umunsi umwe cyangwa 2 ngarabonye prozwari. Icyo gihe subwo wize ukwezi we nawe nayibona, abantu bazabariza ibintu bimwe. Wize ibyumweru 2, nyine tanga service nziza, wigishe neza mu bijyanye n'ibyo ukora, kugira ngo nagira n'umukiriya uzagenda, n'uyu mukiriya nagenda azavuga ati ariko Shumbusha atanga service nziza, iki kigo gitanga service nziza. Bati ubwo natsinze narigiyeyo nzabwira n'abagenzi banjye nabo baze bige kwa kwamuhaye service nziza. Rero abarimu icyo basabwa hano, cyangwa se umuntu wese ukora business, ariko nyine kuvuga muri kategori zacu gusa, niba ushaka abakiriya benshi tanga service nziza noneho kandi ujye ukora kurushaho. Ikindi, wirinde kubwira nabi abakiriya. Ntukabwire nawe umukiriya yegaragorana, ariko iyo umubwiye nabi kenshi abibwira abandi. Ngiye niba runabwiye nabi ambabarire bivugiye hano, ariko ngiye nzi ko najya mvuga nabi.
Ego. Ushobora gushyiraho igitsure cy'uko wenda ndi mwarimu wawe ariko sinshobora kukubwira nabi. Ego. Ikindi abarimu mugira isuku, mwigisha inyaziga musa neza, mujya mumbwira ngo umukungugu ngo aba ari mwinshi ngo cyangwa ngo kwirirwa kwira izuba ni ibintu bya danje. Oya, ntago abantu bose basana, nyine ntago abantu bose basa nk'uko usa. Abarimu bose ntago basa. Nibyo navugaga, abarimu bose ntago basa. So ubu ushobora kuvuga ngo wirire ku mukobwa ariko hari undi wirire ku mukobwa ariko usa neza. Gira akantu nyine kari unique kuri wowe. Si ubwenge usa nabi ariko mbabarira aha ngaha. Abarimu tugira isuku, tumenye kwiyitaho, dutange serivisi nziza, umunyeshuri aboneka niba agwaye amafaranga cyangwa se yaratanze amafaranga mu kigo, abone ko yakonsomye neza, hanyuma abone ibyo akeneye. Akuze uko ushaka kwigisha umunyeshuri neza yanatsindwa akakugarukira. Hagati teacher ntako utari wagize pe. Akaguha na bonus hagati teacher ntako utari wagize ninjye kananga ariko ntako nari nagize. Iyo ni serivisi nziza wahaye umunyeshuri. Mumfashe none mubyumve neza. Ikindi cyatuma buri umwarimu nawe none avuga nabi ni ukurya amafaranga cyane. Urarya amafaranga cyane akaruta ubushobozi ufite. Ugasanga umuntu agwaye 150 cyangwa se 200 byo kwiga imodokari, uhise ugenda kuguramo akantu. Banza wumve umunyeshuri, amafaranga mpaye nzayabara gute, ahure gute n'imyigire ye. Kandi